rizima niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza niwe buye rizima yanzwe n'abantu ariko kumana yaratoranijwe kumana igiciro cyinshi niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza niwe buye rizima yanzwe n'abantu ariko kumana yaratoranijwe kumana igiciro cyinshi Yesu niwe buye Yesu niwe buye rizima Yesu niwe buye oh Yesu niwe buye rizima yakoresheje ibuye kandi intwaro z'intambara zari zarananiwe Dawidi nyakwica Goliyati yakoresheje ibuye kandi intwaro z'intambara zari zarananiwe Yesu niwe buye Yesu niwe buye rizima Yesu niwe buye oh Yesu niwe buye rizima nimumwegere niwe buye rizima yanzwe n'abantu ariko kumana yaratoranijwe kumana igiciro cyinshi nimumwegere niwe buye rizima yanzwe n'abantu ariko kumana data yaratoranijwe kumana igiciro cyinshi Yesu niwe buye Yesu niwe buye rizima Yesu niwe buye haleluya Yesu niwe buye rizima nibuye abanyamasengesho begamiye nibuye itorero ryegamyeho nibuye ryahinyuwe n'abanariko rirakomezwa Yesu niwe buye rizima Yesu niwe buye rizima Yesu niwe buye rizima Yesu niwe buye rizima niwe buye Yesu rizima tugere umwanya mwiza hari umuntu w'Imana wari wadusabye gushima Imana ako kanya ntabwo twagatambutse natambuke gere hino aze ashima Imana mu by'Imana yamukoreye nimba akiri muri riteraniro n'abantu baje nyuma twasoje gukora igikorwa cyo gutanga amaturo y'ishimwe hahaba hari abadiyakoni biseke n'ibiriya yatambuka agakora uwo murimo kuri Mopeyi aho hose ni ahantu haca ituro ryawe Imana haleluya haleluya Yesu nashimwe cyane kandi ahabwe icyubahiro kandi izina ryayo ryamamare kandi ryamamare mu bayemera n'abatayemera haleluya amazina ni Byumbore Bosco ncumbitse Kicukiro ariko kavukire yanjye nyine nepfiriya nyine iriya za Nyamasheke epfiyo rero ncumbitse Kicukiro
ariko Imana ishimwe ko nongeye kugera imbere yayo ndi muzima, nta mpanuka nahuye nazo, dore tuba turi kugenda ku byuma byakozwe n'abana b'abantu, ariko yahabaye ndahagera. Amena. Ndashaka gushima Imana, ariko mbere yo gushima hari ijambo nshaka ko turi busangire iminota mike. Mu minota bampaye iryo jambo ndarisoma turiganireho, hanyuma nanashimira Imana. Haleluya. Dusangire amagambo dusanga mu gitabo cya Yeremiya ibice byaho 40, basome ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4, ariko ngiye turaganira ku murongo wa 4. Mama wacu n'ubundi adusomere nta kibazo. Yeremiya byaho 40, umurongo waho wa mbere kugeza 4, ariko ngiye turi buganire ku murongo wa 4. aravuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka. Nebukadinezari umutware w'abarinzi, sorry. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka. Nebuzaradani umutware w'abarinzi amaze kumurekura ngo ave i Rama, ubwo yari amujyanye aboheshejwe iminyururu, amuvanye mu zindi mbohe zose z'i Yerusalemu n'i Buyuda zagiye ari iminyago i Babuloni. Umutware w'abarinzi ajyana Yeremiya aramubwira ati, Uwiteka Imana yawe niyo yategekeye aha hantu ibi byago, kandi Uwiteka yarabishohoje agenza uko yabivuze, kuko mwacumuye ku Uwiteka kandi ntimwumvira ijwi rye, nicyo gitumye ibyo bibageraho. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tujyane, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyana urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye aba ariho ujya. Amina. Imana ishimwe. Haleluya. Tugacumuzwa nayo, ariko kandi tugacumuzwa nayo atari twe twabyiteye. Haleluya. Ndashaka abagabo 4 cyangwa abasore 4 baze hano bamfashe guhanura mu ijambo mu izina rya Yesu. Nyene abagabo 4 hano kugira ngo ducunguze uburyo. Mufashe rwose, mumufashe. Abagabo 4 ahanga. Abagabo 4. Haleluya. Tugiye guhanura mu ijambo mu izina rya Yesu. Uyu mugabo ufate gutya, ufate umukomezi. Haleluya. Nyene ndi muntu umwe, ngwino ufashe, ngwino dufashe tugire vuba vuba, ni iminota 10 ntabwo ndi buyirenze. Fatakano kaburu nawe. Haleluya. Haleluya. Pastor no kururiya murongo wa 4 mfasha usomere ko tugendana, ntabwo ndi butindi, ni iminota 10 niyo bamaye kandi ndacunguza uburyo umwete. Umurongo waho wa 4 navuze ko ari wo turi buganireho. Haleluya. Yego. Umurongo wa 4 wonyine. Yego. Noneho rero uyu munsi ndakubohora. Haleluya. Ngo noneho rero ngo uyu munsi ngo ndakubohora. Haleluya. Ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Haleluya. Abantu ba Jehova Nisi, umuntu wese wasenze, umuntu wateranye, ngo noneho ngo uyu munsi ngo Imana iramubohora, imukureho iminyururu iziritse ku maguru ye cyangwa ku maboko ye. Haleluya. Komeza. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende.
ese i Babuloni ubwo ni mu ijuru, ese mu ijuru uzajyayo gute ugifite iminyururu ikuziritse? Ko bisaba yuko Imana izabanza ikakubohora, ariko nyuma yo kukubohora nawe ukibohora, hanyuma ukajya i Babuloni. I Babuloni uzajyayo gute ukiziritse? Komeza. nzakugirira neza, Yego. ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Ngo Imana ngo izakugirira neza, ngo ariko nudashaka ko tujyana ubyihorere. Ese ni ibiki byagukura ku Uwiteka byatuma utagera i Babuloni? Haleluya. Ni ibiki koko byagukura ku Uwiteka bigatuma udakurikira Imana yawe? Komeza. Aha, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye aba ariho ujya. Amina. Ngo noneho ngo igihugu ngo kiri imbere yawe, ariko ngo aho ubona hakubonereye abe ariho ujya. Haleluya. Aba bagabo rero bari imbere yacu, hano hari umugabo uri hagati. Haleluya. Uyu mugabo mugereranye nawe uhita ubihuza n'imyaka umaze usenga. Haleluya. Haleluya. Umaze igihe kinini usenga, ariko hari imigozi ikuziritse ituma udasingira ibyawe. Uyu mugabo uri hano hagati muramubona ko araporotejwe. Yego. Ku ruhande hari umugozi umuziritse, na hano ku ruhande hari undi mugozi umuziritse, no ku maguru kandi hari indi migozi imuziritse. Ariko uyu mugabo mugereranye nawe uhita ubihuza n'imyaka umaze usenga. Haleluya. Uyu mugabo Imana yaba yarigeze imusezeranya ikamubwira ko izamuha ijambo. Haleluya. Yaba yaramubwiye ko izamuha ijambo, ariko Bibiliya iri imbere ye. Ariko uyu mugabo kubera imigozi imuziritse ntabwo yashobora gutera intambwe ngo aze yakire Bibiliya Imana yamuhaye. Haleluya. Urugero, mugabo, Imana yagusezeranyije ko izaguha Bibiliya. Yego, akira Bibiliya yawe ngiyi yitware, mwebwe mumukomeze. Akira Bibiliya. Haleluya. Akira Bibiliya yawe ngiyi Imana yagusezeranyije. Haleluya. Uyu mugabo kubera imigozi imuziritse ntabwo ashobora gusingira icyo Imana yagize gute, icyo Imana yamuhaye, ariko kandi amasezerano ye ari imbere ye. Kubera imigozi imuziritse ntabwo ashobora kubyegera nyine ngo abifate, ariko murekure nta kibazo wowe igende. Uyu mugabo hari umugozi umwe umurekuye. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo yari afite imigozi igera kuri 4. Haleluya. Umugozi wa mbere uracitse. Uyu mugabo Imana yaba yaramusezeranyije umugeni. Yego, yamusezeranyije ko izamuha umugore, ariko aracyafite imigozi igize gute, 3 imuziritse. Wa mugozi wa mbere wacitse. Mugabo, itugereranya ko ngewe ndi umukobwa, ngwino wakira umugeni wawe Imana yaguhaye. Tera intambwe uze wakira umugeni. Haleluya. Uyu mugabo kubera hari imigozi ikimuziritse ntabwo ashobora gutera intambwe zose ngo agende asingire iby'Imana yamusezeranyije. Haleluya. Aka kanya Imana ikubohora igukureho imigozi ikuziritse kugira ngo ubashe gusatira ibyawe mu izina rya Yesu. Uyu mugabo aracyari imbere yacu. Haleluya. Akeneye gusingira amasezerano Imana yamuhaye. Hari imigozi 2 imuziritse, ariko hari yindi yamaze kugira gute, yamaze kumurekura. Haleluya. Iyo umuntu hari imigozi yamurekuye, byanga byakunda hari ibintu ashobora gusingira bikemera. Bya jambo ryawe Imana yaguhaye, tera intambwe uryakire. Byakire. Bya jambo Imana yamusezeranyije, kubera ko hari imigozi imwe n'imwe yamaze kumurekura, ijambo ryiwe Imana igize gute, irarimuhaye. Haleluya. Haleluya. Namwe nimushake mwigendere nta kibazo. Haleluya. No, wa mupapa wacu imigozi yose yamaze kugira gute, yamaze gucika. Haleluya. Imigozi yose yagize gute, yacitse. Amasezerano yawe yose nta ruhare wabigizemo we kugira ngo abe aziritse, ahubwo hari imigozi tuziritse ituma tudasatira ibyacu. Wenda waba uziritswe n'imigozi ya za karade zo mu miryango, waba uziritswe n'imigozi
y'epfo iyo nawe utabigizemo uruhare, ariko uyu munsi dusenga Imana kugira ngo ibashe kutugeza ku masezerano yacu mu izina rya Yesu. Rero aha hantu haba harimo abantu bameze gutyo, batajya babasha gusatira ibyabo, batajya babasha kwegera amasezerano yabo ubwo imigozi baziritse, ariko imigozi baziritse nicika ubukwe Imana yagusezeranyije izabuguha mu izina rya Yesu. Imigozi kuziritse nimara gucika ababyeyi bazabyara, byemere mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi. Murakoze. Nababwiye ko amazina ari Byumvore Bosco. Ubushize ndi hano nashimye Imana ndi kuvuga ko hari ibintu iri kugenda ikora. Uyu munsi byaremeye. Nari ndi kubabwira ko nashakanye n'umudamu mfite umwana nawe afite umwana, ariko umwana wanjye ari mu ntara, ariko uwe tubana. Haleluya. Murabyibuka neza? Naje hano mfite ikibazo gikomeye cyane, uko nageragezaga iyo umwana wanjye yamvugishaga ntabwo byakundaga, byabaga ngombwa ko njya nko muri dushe cyangwa nkajya ahantu, ariko ya migozi yaracitse. Haleluya. Imana yarambwiye ngo ninceceke ngo izarwana inkundura. Haleluya. Ngo Imana izabyikorera. Iyi saha n'uyu munota nshimiye Imana yo mu ijuru, yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yarambwiye ngo ninceceke ngo biriya byose, ngo ntabwo umugore wawe ngo afite umutima uruta uwa Farawo. Ceceka nzabyikorera. Imana yarabikoze. Ubu ngubu dufite gahunda yo kuzajya kuzana umwana muri kiriya cyumweru. Si Imana yabikoze se? Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi nshimira Imana, ndashimira Imana ko mu byangombwa nari ntunze yongeyemo kategori ya kabiri. Ni Imana yabikoze. Ikindi nshimira Imana, ndashimira Imana nyine ko yanjanduriye muri karande zo mu miryango. Haleluya. Ibyo mbishimiye Imana. Ikindi nshimira Imana, ndasoje ntabwo ndi buti. Ikindi nshimira Imana, ndashimira Imana ko yampaye andi mazina y'abana. Haleluya. Haleluya. Wowe wikwiheba ngo wibaze ngo bizagenda gute, wowe biharira Imana izabikora. Rero mwababyeyi mwe, mwabagabo mwe, ari ibyo Imana yakoze n'ibyo igikora n'ibyo izakora, mugiye kumera Imana amashyi ya speciale. Haleluya. Kubera ibyo Imana yakoze, baye nyishimiye nyaye icyubahiro. Kabiri gatatu. Haleluya. 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 Akoze cyane. Nta kosa wakoze, nta kibazo. Umwana uri iwabo arisanzura. Siko bimeze se? Haleluya. Yararimo avuga ibintu bikomeye byiza cyane. Ariko nyine byaje mu gihe runaka gikaze. Uriya mwene data Boniface agiye kugenda, ariko uragenda usengeye uyu muntu urebana n'iyi message ngwino hano. Iyi message murabona twayijugunye dutyo. Hari umuntu urimo hano ukiboshye, na n'uyu munsi utarakizwa kandi aza guterana. Uwo muntu Imana yamutunze agatoki, ntabwo ashobora guhura n'umugisha we kuko aracyagize gute, aracyaboshye. Ngwino, ngwino. Ufite amatwi yumva niyumva iby'umwuka abwira amatorero, ngwino hano. Tugiye guhangana na Satani utuma udahura n'umugisha wawe. Uyu munsi turamuvunagura, turamucagagura, umva reka mbabwire, uyu mudayimoni utuma udahura n'umugisha wawe, uguheza mu ruzerero, mu rwangaro, utuma udashyira amaraso ku mubiri, utuma utishima, utuma uhora mu ruzerero, uyu mudayimoni w'icyaha cya karande turashaka kumusezerera burundu. Tambuka uze hano, tambuka. Nusigara wicaye urasigara utyo nyine, uzahora utyo. Iyi message ije muri bene ubu buryo, ntimukayipinge ngo muyigizeyo. Nta soni. Uza ariko ahantu tuvuka ibintu bibayo. Uze abadayimoni ba karande bo gatsindwa n'iyakare.
ndabavumye nk'uko Yesu yavumye Yeriko niko nanjye mbavumye. Tambuka uze hano bakubohore utahe ujyanye umugisha w'Imana. Ngwino ninde wahukanye ni Nyiranzage, ninde bakubise ni Nyiranzayino, ninde uhora tukana, ninde uhora nk'ibiyobyabwenge, ninde usambana, ninde no mu rusengero akaba yagiyeyo. Iyo migozi turashaka kuturaguritsa tugashwanyaguza tukajugunya umuntu w'Imana agataha abohotse. Haleluya.